buriya ngiye ibiganiro bya Yago iyo nabonye ikiganiro none arimo aritakuma kiriya kiganiro nagenda gahita nicara ahantu ndi nkavuga ntika nkirebe none nkashyira muri United Stab nta muntu umpamagara iyo mbonye ibiganiro byarimo aritakuma nibyo nkunda cyane ubundi kurenza biriya hosting abantu uri kumva iya hostinze abantu biraboa iyo arimo arivugira turiya tuntu agiramo akantu nkunda ngo wowe narakubwiye noneho nkagenda nkavuga nti nkagenda nkavuga nti uyu si wa muhungu wajya gutubwira ati wowe kabyara ngo abo bantu bavuga ibyo bintu sinjya mbawusi uziwe na jaja ni ukuvuga ngo bagukoreshaga ikiganiro bakagenda bakata ahantu ushobora kuba wanavuze ngo ndagaswe jaja agahita yabikatagamo uvuze ngo ndagaswe mu kiganiro cyangwa yabikatagamo akahita bigenda ntabwo wagarukaga kwa Yago TV ni vuba yahitaga bikuramo no mu nyuma aza kuza kubona urumva ba Yago babanaga n'abantu bataramenya abantu yuko abantu batakiri intama z'Imana Yesu Kristo yasize aragije itorero ahubwo abantu bamaze kuba ibirura bamaze kumenya uburyo abantu babaye ibirura ubu n'umuntu uvuga umusunda araza kwa Yago bakanawubanza imbere Yago yabanye n'abantu azi ko ari beza noneho umva Gasuku arabiyegereza Gasuku Dumba urumva je mubanza mufate mubanza mufate umwanya umwe mwamamaza inzora then dukomeza mamarize si wowe nyirayo Inzora Protocol ni company ishinzwe protocole ndetse kujya buretse gato genda gake jaja nagazi kuvuga rega buriya ariko ariko ngazi kumuninga buriya ngo wamwita umva Gasuku komeza aho warugejeje buriya ngo wamwitambika ibintu bikomeye cyane kumuninga aho ngaho warugejejeho muningi Gasuku umva komeza aho waruri uko Inzora Service ikora iki Inzora Services cyangwa se Inzora Protocol bagufasha mu bijyanye na protocole baba bafite abakobwa beza cyane baza kuza kukwakira ku kibuga cy'indege bashobora kuba bagufasha muri protocole wakoresheje nk'inama wakoresheje nk'ubukwe mbese ahantu hose hakenera protocol services Inzora Protocol baba bahari bahakubereye bakajyana bwa buhungu bw'insongero uramutse ubukeneye bwa buhungu bwo bufite ubudirede bumeze neza buhumura batembo parfait wakenera abahungu wakenera abakobwa Inzora Protocol baragufasha cyane rwose kugira ngo ubashe kuba wagenda ibirori byawe neza ariko noneho ikaba ari umukobwa bita Jaja nawe tukaba tumufite kuri side imwe murakoze Dumba wakomeza umva Gasuku ngiye kweza ya mafaranga ubikoze neza yandi wavugaga 200 vuga nimero basi utarohereza amafaranga avuga nimero Inzora aho bayikura Inzora abantu bafite event cyangwa ubukwe muri no sama mu kwa 7 mu kwa 8 kugera kwa 12 mwamagara 07 83 986 Dumba wayipini inzu ubwo wabiki ndere nimero yanjye Jaja ngiyo Jaja geri nimero yanjye yandike nipinga Jaja yandike 07 ngiyo nimero yanjye inimero yawe ujye gutushyira guys ndagira ngo mubwize ukuri Jaja vuga buretse gatoya guys ndagira ngo mubwize ukuri ubu ngubu ninjye brand ambassador w'Inzora Protocol Jaja ashobora kuba atarongeye kubatwa n'ubukene ubwo amaze kwigobotora Jaja vuga nimero yawe ndimo ndayishyiraho shushu shushu
noneho ikibazo ugiye guhura nacyo waranyanze urangije noneho wa gikobwa niki umva wizora morning protocol umwana mwiza ariko hari ibintu uvuga ukagira uragira gute uri umwana mwiza ngenda gukunda ariko hari ibintu amagambo uvuga ukoresha ugasanga wapi jaja twebwe reka ntago turi beza twe ntago turi beza nose utari mwiza twe ntago turi beza ntago tugendera jaja ayo magambo ko ari Kasuku yakoresha ni wowe uyakoresha ubundi umva reka ndi kuvugana na Gasuku ntago Gasuku urabizi ndakwemera sibyo ariko uri kuvuga ngo ntago uri mwiza mu buryo bwose urumva yaba uri mwiza ushobora kuvuga amagambo meza ushobora kuvuga amagambo mabi ariko hari ahantu ushobora kugira ntabwo ngiye kugira inama ari mwiza ku maso ngo nkaberere kasi ni mwiza igo jaja ni mwiza ngo nkaberereka ukabirereka nyine nkaberereka nkajya mvuga njijisha nose kuki waturegara amagambo utaba ugomba kuvuga Gaso oya nuko nge ntago nabona ikiyiko kinini ngo nkite igitiyo akaboko ni akaboko umusundi ni umusundi urwo Jaja urumva ariko abantu baro barita company yawe abantu babwire company yayo ntabwo bayita barimo baravuga ngo ni Nzora morning protocol Dumba umva nkubwire nukuri rero barabyandika bari kubyandika ariko ntari kubibona ndi bari kubyandika Banyarwanda mwandike mu Nzora morning protocol abari barabyandika ni Nzora service and protocol umva kandi Dumba reka nkubwire oya ntugakinire de kureba ibyo byo barimo barandika niba byarakunaniye kwamamaza ceceka nibyo nkubwira jaja bunkiriye wongeye nongere mpagurukiye kwamamaza rati ibyo byo kumuninga ni Kenisoro wabivugaga uri kumva sinzi aho mwahuriye pe Kenisoro yabivuze Kenisoro wabivuze ni wabizanye no sinjye ndongora nana Gasuka ashobora guhimba inkuru neza ukumva ariko uretse gato yagasoma muri comment uretse gato nyamara Dumba warutanze agatitire ka danje yagasoma muri comment yago nase ko mu comment nari kuzibona Nzora morning umva Kaso turaza kuvugana reka manuke mwakoze oya jaja ibyo ntago ari byo ibyo bintu byo kujya mwigira nkaho mwebwe gusa none zugo ngo ntago uragenda ahantu ngo umwana ngo gutature bikomeye cyane dukeneye beri kuri Yago TV baramubona very soon Yago jaja mbere ko jaja kubera muzi jaja ajya agira akaburi reka maze mwibwirira ibyanjye ataragira akaburi kanini agifite gato jaja no munyakiburi wadanje jaja ibyo biboro ba wizanishwa byo kwigira inuza hano twe tuba turi ku mihanda ariko yinduka kuri ndani jaja iyo urangiye ariko jaja arabizi kiba kirimo kirikoresha ariko umva jaja ngewe kuraje nge nicyo nakubwira kuraje Inzora protocol mukomeze mu muhibiraka uyu mwana ameze neza kandi shiza umwana w'umukozi ni umukozi jaja abantu mufite ibiraka mu muhereza ibiraka byinshi nimero ya telefone ngiyi ni umukobwa wirwanyeho ni umukobwa wanze bya bindi Kasuku yavuze abandi bagiyemo barabyanga yirwanaho abikora gake kandi kwa n'abasirimu jaja ntabwo ari indaya kabisa Kasuku jaja ntabwo ari indaya nabivuze ariko ndavuga nanjye byarananiye kumubona
Jaja ntabwo ari indaya. sibyo sinjye navuze ati rwose pe namutangira ubuhamya. Biriya bintu by'uvuga ngo content ubuhe bwenge. Kasu. Yo. Ko hari amakuru yawe mfite ubu ngubu. Nyamaze iki? Amakuru se jewe? Aya ni amakuru Safari agenda himba, nabonye nawe asigakira mu mwandiko ahakoze ikiganiro ahita ashaka kunshyira mu mwandiko. Nose duko utapininze. Kandi yago kandi Safari ntabwo azi ko ndi bwana, njye ndi umuhungu w'igikondo ndigurukira w'imorse. umva sawa ubwo turi kumwe, thank you so much. Jaja Oui. none sizo desa mwana. Nose ni merci ya indi yawe yo mfite yo kuri WhatsApp. Jaja wabikoze turi live? Mbikore turi live se? Birasaba ko mba live. Nuko yambwiye rimwe ngo ngiye kwa Kibonge kujya kurya umuceri, ndagenda nicara ku musambi ndya umuceri. Jaja muhamagara ahita ambwira ngo imihango iramufashe. Misengira ari ukuntu akavuga ngo misengira periods. Nuko nguko. Gasuku ni umuntu ushobora kujyana nawe live, nuzi inzozi zawe zigahita zisubira hasi. Nadumva niba cyangwa kwibera nka minisita ntabwo byaba bibaye. Jaja kumva gusa warisanze muri uru ruziga tubamo, menya ngo uri ikibobo nkatwe. Twe twarabyakiriye urumva, ni nayo mpamvu usanga hariho umuntu ukubaza ngo ese kuvuga kuri nyoko. Sinavuga ukuntu umuntu yambajije niba mvuga kuri mama. Ariko wamusubije ngo iki? Noya ntago nabashe kumusubiza ku kanya, naje kubitekerezaho ndi mu musarane. Ariko nanone Dumba nawe wanteje ibyana. Dumba hari ibyana wanteje, ibyana bitwa ngo bya buri kantu. Biriya byana byaremwe mu ishusho y'Imana koko ko nawe ububeshya. bariya abana ko bazakumerera nabi kandi ko nabonye ko batinya. Hari igifite isura imeze nk'umutanga, kimwe kibyibushye. Bariya abana ko baza kukumerera nabi zo kubaza kuba bari kumwe nawe. Dumba mba nibaza bariya abana kiriya cyana kiremwe mu ishusho y'Imana, mbabarira umbwize ukuri. Muhamagarire buri kantaze hano. Jya nshobora kugenda. Ntuzigere gukora ikosa ryo gutuma njye nganiriza abantu b'ibikorwa. Oya akumva uvuga ntabwo muzana ariko akumva uvuga. None se wamenya ahantu ukanda noneho kugira ngo uveho? Ariko Jago nawe ntabwo ushaka yajya kuba ari hano. Jaja barashaka kumutabara. Jaja Yago urashaka ko manuka? Jaja oya uzima mubajije nuko wakomeje kuvuga ngo uragiye ankunda kubi. Jaja ntabwo ajya avuga ikintu akunda ashaka ku mutima. Jaja ashaka kukubwira. Ariko navuze ko nkunda Kasuku nawe. Jaja nkunda kubi. Ndabona. None se Jaja tuvugane. Naribi. Jaja ugiye kutubwira ibintu bitatu ukundira Kasuku. Icya mbere ni iki? Kasuku iyi entertaining abantu, arabasetsa. Urumva? Kasuku ni umwe mu bantu bakora video igasharingwa n'abantu benshi, ni ukuvuga ngo iba yakunzwe n'abantu. Sinzi impamvu bazisharinga video ze cyane, ariko urumva ko akurikirwa n'abantu benshi kandi like arabasetsa pe. Urabizi ko nawe bwa mbere mushira Kasuku wambwiye ikintu kimwe, urambwira ngo ukunda Kasuku like aragusetsa, sibyo? Icyo kiracyari kimwe. Ikindi Kasuku avugisha ukuri, nta muntu mba mbona, nta muntu atinya. Abantu bose babwira umukongoti. Ngo afite n'umukongoti ngo munini. Ruvuna abataka ngo umukongoti.
urumva umunzenze mbambona nta arimo muntu n'umwe arawuga atinya mwaritse nkavuga simwambwa ibintu bitatu abantu bose mbambona yabasubiza nta muntu n'umwe yatinya ikindi agira ibishego avuga ibintu nyine bibito sinzi ahantu bakubajije abikura niba ukundira yarabivukanye niba yaragiriye sinzi byajya ikiburi bakubajije ukundira wacyumvise wumvise ikiburi umva bayi sawa kaso yo ubu kandi avuze ngo bayi ntagende bayi sheri sawa sawa mwana Kasuku jajya ubwo uragira ngo kahise kibuka ahantu gakanda kugira ngo kaveho ubwo uragira ngo jajya amafaranga arayaguha arayafite se arayafite jajya arakize ngenda gake abantu i Kigali utemeye gufungura amaguru ugira ngo amafaranga bayakura uri umukobwa hari ubundi bwenge uzi se bayabonamo Kigali barazigutamika bro aragiye kukohereza ariko dore nk'ibigambo uvuze kandi jajya jaja abaye afite yayashyiraho nta kibazo nta gahato ariko Kigali nyine uri umukobwa ukaba nyine nta n'amashuri wifitiye ufite ayasanzwe nyine ngo yo kugarukira muri tronkome baragutera mu gitondo saa 6 nimugoroba ariko Kaspi uri mu biki kuki tutakubona tubwiza ukuri uri mu biki vugisha ukuri ntujye ubeshya niki cyatumye udashyiraho video oya ni mama ya Mungu jewe nijoro naraye ndyamye phone asinze biteye ubwoba ntago nsa neza nyine nararemwe wahise unararemwe wigeze usa neza Kasuku vayo oya cyane nararemwe wigeze usa neza erega nawe wigize igisireking ntago nsa neza pe Numba ntago nibo ndasarize wowe na Bruce Melody kabisa Kasuku mureke wimugora Kasuku reka mbabari vayo tukurebe turagukumbega turagukunda nawundi umva kambereke ikiganza cy'umuntu dore ikiganza cy'umuntu gisome nuko sha abazima tunayawe ariko yago uriye ubuzima kandi bavuga ko ngo nta buzima oya uriye ubuzima niko wenda bizi uzarebe ngo Kasuku afite umuntu ashobora no gusoma no kwitama ngereka ntabwo ndagira ku rwego rwo kuba naba proud y'umukobwa naba ntereta Kasuku Kevin Kadari hano arimo arakureba umwe w'umutinganyisi ibyo simbizi ariko Kevin Kadari arimo arakureba Kevin Kadari yambwiye noneho Kevin Kadari arimo arakureba nawe uri hano yambwiye ngo Dumba Kasuku afite mushiki we uwavuga ko ndi umutinganyi noneho njyewe nkagenda kwa mushiki we nkagaruka mushiki we akamubwira neza ko njyewe ndi umutinganyi Dumba nagushubije ndakubwira nti iyo uzi ko uri umuntu w'umukapo ntago urinda kubwira abantu ngo nzabyerekane ntago bibaho kushobora kujya kunywa imiti ikakwica ahubwo wagakwiye kuba waranabikoze kugira ngo bigaragaze ko hari ibyo kutari umutinganyi mfite proof z'umuhungu wamusambanyaga utuye muri Canada bita Wilson kandi njye nagiye kubareba aho bari baramusambanyiriza ni nabwo bwoba nagize kuva navuka nabasanze kwa Gaposho mfite amakuru Kevin Kadiyasiko y'abakobwa 5 baza yago oya ibyo rwose nukubeshya ndayagara ahita guseka kuko yagukura abakuzi ureba uburyo yamara guseka ariko ukura abakuzi yago yaseka araseka nyine byo mubwira kwera ukura abakuzi
kandi abo bana nabo abaye yabikoze ntiyabura kubirata. Kevin ngira ngo wumvishe ka Jess kwiza wa mipango ese du abo umuhanzi abiki anutangire oya urakabisha ngine ndi gukubaza abo umuhanzi abiki superstar munda hitmaker sikosa hitmaker ndagutaka hitmaker buretse gato genda gake reba uryo yagarima ari yorosa nukuvuga ngo hari ibintu ubuvuze akumva ko uri muranyuranya n'ukuri akajya yibaza tese Dumba yatandukanye n'ukuri bimeze bite uri kumva yagahise yiyorosa se ahise yiyorosa negere basi yagovuga Kevin ngaho uzambora umbwire indirimbo ya Kevin Kade wabawenda ngo uri mu ntuza wabawenda uri nko mu gikoni uri murateka ukumva ugize na curiosity zo kwiririmba hari ukuntu ngewe nk'indirimbo inyinjira nkaba nyine ngatangira nyine niririmbisha nk'indirimbo y'uwo Kevin Kade waririmba nyine uri wenyine ni nk'iyihe ona nasikosa mama narije kwisuhuriza Yago ngo yaje kwisuhuriza Yago ubundi ninde uriho gira murarumva ibintu Kevin kadavuze uzi impamvu yavuga atyo se nuko arimo arashaka hiti kuri Yago arajya ngo yagahita mukoresha ikiganiro maze abantu bagende bamumenya gake gake. Kevin kadavuze ati kuri iyi live yaraje kwisuhuriza Yago uwo wundi urimo uravuga ntawazi urabizi akenshi na kenshi iyo umuntu yize cyangwa se umuntu arangwa n'amashuri bura ishuri naryo nundi mwifatire uri kumva uhita ubibona ishuri naryo ryagakwiye kuba umuco mu yindi uhita ubibona mu mivugire mu migendere ndetse no mu mikoreshereze nyine nk'iyo umuntu yanditse atya kandi abona hariho abantu batatu uri kumva bita bikugaragariza capacité intellectuelle yiwe cyangwa se icyo mwita IQ uri kumva intellectual capacity yiwe nyine niyo ngiye kugaragaza ubonye ati ubundi ninde uriho kandi abona byanditseho ariko mbabarira nawe undebera umuntu ushaka kumpanganisha nawe Dumba urashaka kumpanganisha n'umuntu utazi gusoma urashaka kumpanganisha niwe wamvuze ko Kevin Kadaru umupede no araje arakubaza ngo turi abantu batatu hano arimo arahabona ibyanditseho ngo Jess Kwizo wa Mipamo akabonaho Yago Pondari ariko arongera kubajije kubera ubwenge bwe buciriritse kutiga umuntu wabivuze ngo biragatsindwa yari umuhanga cyane Dumba ntukajye nsuzuguza ibi byane nyine kutiga isa bikugaragariza ati sundi ninde uriho musomere bamubwiye ngo hariho Yago Sava hariho na Dumba ariko irindi zina kuba ko ryanditse mu rurimi atabasha kumva ndetse no kuba yasoma ati ninde wundi uriho no reba ukuntu abana muri comment barimo baramubaga kugira ngo hano hari amakuru mbonye anavuga ko ngo yanze kugwishyura kuri Sikosa ngo nicyo waba urimo kumuziza kasu nibyo indirimbo bita Sikosa uri kumva nawe arabizi neza uko byagenze iyo ataza kuba yewe sibyo iyo ndirimbo nta nubwo yari kumenywa n'abantu batanu kuko indirimbo n'ubundi nta kintu yayikoresheje nakoze ibishoboka byose nyishyira mu bashuti banjye b'abamotari nyishyira mu bashuti banjye b'abakwaferi nyishyira mu bashuti banjye ba Nyabugogo ni naho indirimbo yagarukiye none si indirimbo yabaye international nayo promoting nyigarukiriza mu nshuti zanjye aboze karibo bantu bacu ndabeshya Yago bantu bacu bake aho ngaho ozaranturu ubwo rero tumenye ko wamuzijije ibiceri yaguhaye ibiceri bike urayi promoting wigumisha mu bashuti ba oya nta giceri umva Yago nta giceri yamaye ahubwo yagombaga kuba yampa ibiceri uri kumva
kuko naramubwiye ndamugana sasa rero muvandimwe ngewe ukuntu nkora urabona uri underground nta muntu ukuzi kuba rero nakuzamura abantu bakakumenya birasaba amafaranga menshi nyine niyo mpamvu umuntu akora indirimbo ukanashaka n'andi mafaranga ya promotion so ndi umwe mu bantu wahisemo ko bagufasha muri promotion uri kumva noneho nabyanze no kubikora tu umuntu bita Junior Giti arambwa ati inkoni zamba berereka uri kumva noneho ndamunika nkore kivandimwe uri kumva uko si ubwa mbere ngewe naba nganiye n'umupede cyangwa se naba mfashije umupede ngira ngo murabizi na Jihad kera najyaga mbafasha nigeze no gushaka umuha akazi Jihad wo uri kumva ariko ubupede buramuganza uko byagiye ngewe ntago nagiye mpirwa n'abapede bagera aho ngaho nyine bakongera akubupede kakazamo kuko ahagagombye kububwenge haje ubupede so bikamuganza na kamere mbi bikamuganza nyina bikabira nkakura kwa Jihad yagiye ndetse byagira gute n'uyu Kevin kandi nuko uko byagiye Junior Giti yabarambwa ate mufashe uri murabivanga vanga kasuku n'icyo kibazo cyawe mbagira ngo ngendere hamwe uri murabivanga vanga mbagira ngo ngendere hamwe kuko ntago iyo ntuhana umwana umwe kandi bose bakora amakosa amwe uba ugomba kugendera hamwe bose ukabacishaho igishashi uri kumva noneho uri kumva Dumba noneho Junior Giti ndamugana sasa Giti ni wowe mbwiye gutya urananshutse nta kibazo reka wenda ngire ngufashe ibi bintu uri kumva bro naremeye ngewe narigiye kubakora full promotion iteye ubwoba ndababwira ndi mushushanye kuri nonda yanjye uri kumva oya yego bayishushanyaho uri kumva bamaze kwishushanyaho ariko noneho nongera nibuka ko uyu mwana ashobora kuba afite umukire uri kumva umukire bita Jimmy Muyumba ni nayo mpamvu navuga ni kamberereka ariko indirimbo nyiha abashuti abamotari nyiha abakwaferi nyiha abahungu banje b'abakarani nyiha abahungu banje b'abakorodoni ku mihanda uri kumva uzi ko siko ifite miliyoni 10 za views kandi ariho nayitanze iyo nza kugenda gake iyo nza kuyifata nkayipromotinga nk'ibyo nakoreye uriya mwana wundi bamwita undi mwana undi mwana w'ishiti na element ukoze iki undi mwana w'ishiti na element nawe urimo urazamuka umuhanzi ukizamuka w'ishiti na element werutse kuba muri 155 Ruskana genda urebe indirimbo ya Ruskana nakoreye promotion iyo nakoreye promotion genda urebe uburyo ikoramo sibyo iyo bita mami afite album rero ndi gukubwira iyo bita mami ira n'indirimbo nakoreye promotion ntatanze mu bamotari n'ibiki byose ariko iyo natanze mu bamotari no mu bakwaferi ihuriyemo abahanzi batatu urumva ntago indirimbo ihuriyemo abahanzi batatu urumva yakagombye kugira views 10,000 izo ni views za Yago wakoze indirimbo n'umwe nabwo akayikora atari umuhanzi ni miliyoni 10 nibyo nyine nkubwire miliyoni 10 reba indirimbo ya Yago views ifite kandi atari umuhanzi ari umunyamakuru maze noneho umubwire abahanzi batatu urumva Dumba harimo n'umwe ufata mu kabuno bakagira miliyoni 10 za views ninde mfata mu kabuno uwo wundi uririmbana n'uwo nguwo bafitanye groupe inde the Ben Mugisha ni mari Mugisha ariko kazuku nutare wowe na Godfather ni mutareka na the Ben kundaga abantu bagukundaga Dumba ibyo ngibyo byihorere umuntu utazakwereka akagukunda ntuzamwereke nawe ko umukunda noneho reba wabibonye wa mupede atangiye kugenda yigaragarisha uburyo akundamo Yago ariko se koko ahantu abari nibyo avuga Kevin Kadesi Yago kizaze kuri YouTube ukibake wakundi ukibaze atese koko bavuga ngo uratingwa uri top cyangwa uri marum Yagara bitinya ibyo bintu Yago iyo ari kuri YouTube akora ikiganiro n'umutumirwa ibyo ni yabibaza
ni inyiki yago Dumba yamaze kubona ko abantu batakira abantu shabyihore Dumba ni inyiki Dumba ni inyiki subiramo twumve. iyo wicaye wenyine ushobora kuvuga ibyo ushaka ariko uri kumwe n'umutumirwa ntabwo urumva erega ibyo bintu byose biba bigaragara. Ubu rero umutumirwa wanjye yitwa Dumba. Dumba njyewe ndabizi wanyifatira njyewe wanyifatira kandi nanjye nicaye kuri yagotimisho ntabwo wambaza ibyo ushaka. Dumba kutuyize kujya twumva ibintu ngo byuko bagusambanya mu kibuno byari byo cyangwa barakubesera. Njyewe ntabwo bansambanya mu kibuno urumva reka nkubwire yago. Njyewe ntabwo mbivuze rimwe ntabwo mbivuze kabiri. Aho kugira ngo umuntu ansambanye mu kibuno njyewe nasambanya uwundi mu kibuno. Kubera iki rero? Bro. Aho yago. Uza ahantu nturuka uza ubuzima mbayemo. Bro. Ahantu dukomoka. Inyuma yanjye hashobora kuba hariyo n'ibyuma babe. Byagukata. Like nakugirira impuhwe. Ariko ngo bwa mbere mu mateka Dumba atangaje ko atigeze arongoranaho mu kibuno n'umugabo mugenzi we mu gihe bamwe bajyaga bavuga ngo ariko yabikora yago renza kano avuga ko ariko we yabikorera abandi bagabo uvango wowe wabikorera abandi bagabo noneho ndize nanabitekereza ibyo bintu ndize nanabitekereza aho gutekereza ko umuntu yanturuka inyuma ngiye namuturuka inyuma ibaza uri mu nyo ya jihad ariko umva kubera iki uvuga amazina njyewe abantu nta kintu dufite mpfa nabo wagiye Dumba nawe hari aho ujya ugera ukabona nawe uri muri igengesera Dumba erega reka nkwereke njyewe narababwiye muri uru ruganda rwose nta muntu ntinya nta muntu tutasubizanye ariko nta ntambara nshobora kurwana ntafite impamvu. Dumba reba ukuntu Kevin Kade barimo baramumwaza ndakubwira nti ikosa rimwe umuntu akora mu buzima ni ugushaka kumenyera umuhungu w'igikondo. Kevin Kade ubonye ukuntu abahungu barimo baramumwaza hano urubyiruko barimo baramumwaza baramubwira iki se? Barimo baramumwaza barimo baramubwira ati Kevin Kade genda gake urugumva kugira ngo nabyemere mbwira abantu bantu mite mbabwira none hanga ngo mujye ku ndirimbo ya Kevin Kade mutangire muyikorere report. That's how we do it. No kugira ngo ubone ko ndwe nta mikino. That's how we do it. That's how we do it. Jay, kubariza kino kibazo. Kandi tubize ubwiza ukuri utaciye ku ruhande utasibeshye ikosa Kevin Kade yagukoreye rigatuma ubona ko akumenyereye. Bro urumva iyo boro muri iyo boro kandi ntago nabikunze yago muri iyo boro ngo ni iyo sikosa nyine yego urumva muri iyo boro ngo sikosa yago nakoze ibishoboka byose nyine nibeza kugira ngo nemere bancushanye no kunda yago umusweranye namwira ngo gahunda nditanze umusweranye namwe ati gahunda yaza kurangira gutya ntaribi uzi ko naje guhamagara Kevin Kade ahantu yarari ahita yerekana muri telefone ngo ndimo ndamutesha umutwe bro kandi ndimo ndamwishyuza yanjye yebwende uwo muntu wari ukuntu nawe aberereka katinya ashobora kubwira utuntu agahita kubwira ati mbabarira uzambabarire mumbabarire simuvuga ariko nyine irumva umuntu yahise ndabura vuba urumva abo bose ba Kevin Kade ba Karufani n'abandi ni abantu bajya kuryagaguza kwa The Ben sibyo kuko niho bajya gukinira za game n'ama PlayStation mbabarira ibi byo biri very serious kandi sensitive
niho bajya kurya amakawunga bakajya kurya amapate jaune n'ibiki byose. So iyo bariyo rero utuntu tugambo baba baganira utuntu tugambo barimo baraganira mbere yuko babagaburira amashaza na za pate jaune, n'utwo tugambo nyine baba bivugisha. So ntago ari umwe nta muntu uramwe njya kurya za pate jaune cyangwa za kawunga. Bajye bambabarira rero, niba jewe nagukoreye akazi kawe ugomba kumereza ibiceri byanjye ngendo umuhungu w'igikondo mwana twarababaye bro. Uye ahubwo yago umva iyindi nkuru yago ngo Kevin Kade ngo ni yindi ndirimbo kera noneho atari sikose ngo Kevin Kade ngo yabwi Kasuku yaramubwiye ngo mutwikire ngo yaje kumutwikira ngo ahita abwira Kasuku ngo Kasuku aramubwira ngo ohereza ngo Kevin amukubita 30,000 Kasuku avuye muri Amerika ngo mukubita 30,000 ngo nanjye kumukubita 30,000 ngo yanjye ngo size umuntu yavuze ngo ahita arabwira ngo renga ngo Kasuku size ubundi umuntu yashaka promotion yavuga ngo renga Kasuku ntabwo ahenze ngo nuko umuduhumbi twa 30 cyangwa 15 ari Kevin Kade bivuga Kasuku bimugwa mu matwi Kasuku bimugwa mu matwi Kasuku yarasaze ati mwana yo siko mwana ngo Kevin Kade agenda abwira abantu banga 30,000 kuri ibyo byose wavuze ngewe nakomeje kumva ukuntu uvuga kabisa numva ufite nyine hari ukuntu ugenda kubabaje byo mu Rwanda kandi kuba mbizi ko bihari mu Rwanda kuba bihari nagaragashya yago reka ngiye ngusobanura ikintu kimwe none ucyumve sibyo. Urumva yewe ndi umuhungu w'igikondo kandi ubuzima bw'ahantu umuntu ababa urukumva ntago baba butwemerera nanone kubona umuntu yamanuka nk'inyarugenge ngo ugahita ujya gusesa n'ibiki byose sibyo. Mba nsize bizi zarizimo zirishyura n'ibiki byose mba ngomba no kugera inyarugenge nkakora kugira ngo na bizi zaho nazo nzihandoringe ntazanasabiriza siko bimeze. Erega tugomba no gutunga n'akazi dukore, erega tukano n'akazi kadutunze men. Yes. Niba nageze Nyarugenge bamukorera promotion niba nageze Nyarugenge nkakora ikintu kimeze nk'ikiyede urumva nk'ako kazi kameze nk'ikiyede sibyo. None ugashaka kunyambura bro nidashyize inda hanze mama wanjye arayibona ndakasubera mama yishushanyije ibintu by'ibitente bro ishushanyije n'ibintu by'ibitente barambwa atejo nzabona wambaye n'ikanzu nono kabaye urumva. Hari nk'ibintu umubyeyi nibura baba baragiye bamubwira bakamubwira bati Gasoka avuga ibigambo bibi n'ibiki byose bakabimubwira noneho ibyo ngibyo bagapfa kubyakira sibyo. Noneho nyuma bakongera bakamuga ati noneho yabaye n'umusazi dore yatangiye kwishushanya ibintu by'ibitende ati noneho ndari gushi umuntu atemera umubyeyi akongera akamwibaruruka bro umuswera agahita kurya ibiteri byawe sha. Dumba ushobora kwisetsa gutyo ngahita mbwira bano bana bagahita bajya kuripotinga ikiririmbo cyangwa se urucano rwose. Oya basireka ndakari basidagufashije. Hari ukuntu nyine bivuga nkumva umeze nk'umuntu byenjoyinga nkaho ajya bikubwira ameze nk'uwenjoyinze. Umva nkubwiza uko nahita mbwira abana none handa bafite abahungu banjye buri wese akazana email zigera muri 5 igicano tuba tugikuye mu minota itarenze 15 ndagasubira mama. Umva rugi bumba yo wetu rugi yo yewe urabizi ko nkwemera narabideclare nago nisubiraho hanyuma ahubwo ngiye ikintu numvisemo nge narinzi go wenda nizankuru zo muri showbiz z'abantu bateranya abandi kuko muri showbiz zo mu Rwanda harimo abantu bateranya abandi kwera ugasanga hari nk'umuntu araje gute afashe nka Dumba muteranyije na Yago cyangwa afashe Dumba muteranyije na Kasuku. Rero kubera ko numvise harimo ibintu byabaye bijyanye n'ubwambuzi cyangwa gukora akazi umuntu ntagahemberwe bro ibyo ni ibintu biri real bro. Nukuvuga ngo noneho ahantu Kevin Kadabera abera ingegera none anga turimo turamuvugaho gutyo wazi ngo ni promotion nyina zikora ibintu biri flex nyine kuba umuntu aramuvuga gutyo. Umuswera yaraje kuri office wanjye bro ngewe mfite office ya mbere mu gihugu baza abantu bakubwire kuri office wanjye bro ntago ari ukwirata yaje kuri office wanjye ni igipangu kinini cyane uri kumva
dukoreramo iyo boro yenda bimukorera nta kibazo, baragenda baranaeditinga birangira gutyo. Umuswera shana ajya mpamagara kanye enjoyinga gashino kanye. Arababaye, Jesquizo arababaye. Jesquizo arababaye, niyo mpamvu jewe mba ndimo ndamwumva showbiz cyangwa abantu bo muri showbiz hari ukuntu nyine iwacu bitameze neza. Abantu nk'aba video vixen baramutse bavuze uburyo bamburwa aba producers, ariko yago naho Uganda uringira ngo barabikubwira ko music industry ahantu hose ni kwimira. Music industry ahantu hose ni kwimira, niyo mpamvu ngewe mbabwira abantu nkababwira man dukeneye gushyira hamwe. Uyu munsi Kevin Kade nagakeneye umwanzi witwa Kasuku. Naga mukeneye kabisa. Nubwo Kasuku nawe akeneye umwanzi witwa Kevin Kade, kubera ko dukora ibintu twese dukora ibintu byenda kumera kimwe, nyine dukorera kuri murandasi. Yewe cyari n'igipeti cyanjye urukumva, cyari n'igipeti cyanjye twahuriraga mu zindi gahunda yago. Mu zindi gahunda wumve ko nta nuko nshobora kuza ngo nzivugira aha ngaha. Ni umuntu twakoranaga gahunda by'ubusambanyi, ni ibintu by'ubusambanyi. Ubusambanyi se ngende umutinganye mwana. Ngewe ibintu by'ubusambanyi ngewe ndi umuhigi w'ibiceri ndumva ngira ngo urabizi. Ndi umuhigi w'ibiceri nyine twahuriraga mu zindi gahunda nyine z'ibiceri gutya. Erega buriya ngene ubuzima bwanjye bw'ubusambanyi ntago ushobora kuzabubona bugiye hanze. Oya. Ntago mba ndi proud nyine yo kuba nasambana. Byonyine ingano yanjye ninabinyemerera. None se ubigenze. Oya ndi kuvuga. Kandi urumva yago Miki waga promoter. Dumba barira mwana. Dumba barira. Ibintu bivugirisa, ibintu yivugira. Noneho umva nyine nkubwiza uko. Noneho mu bantu nzi neza ntashobora no kuba nanagirira peti. Uretse na santima. Sibyo? Nk'uwo mugore ufite ngo mama ufunze nk'uko abyivugira. Ntago gewe rwose nshobora kuba namugira na santima. None sinamuza amaso ku yandi. Ariko waruzi ko buretse gato nkubwira, waruzi ko abitwa ba Pionika buriya yago ajya avuga ibintu abantu bamukoreye ntago bari bakamubeshyera ibintu bikomeye. Uzi ko abitwa ba Pionika bazanye abana b'imyaka 6 bro. Bazanye abana b'imyaka 6 babazana kuri YouTube baravuga ngo ngiye ngo narabasambanyije. Maze gufata indege rutema ikirere nanze kubahereza interview ngo mu kibuga cy'indege bahita bakora interview bro n'utwo twana. Ikiganiro cyasohotse ngeze muri Vietnam mu murwa mukuru, ngiye kubona mbona kiganiro kirasohotse kuri YouTube. Abitwa ba Pionika kuri kitwa ngo 5 guys kuri channel yitwa ngo 5 guys. Abana b'imyaka 6 dumba. Nahuye n'umuntu bita Pionika urukumva. Bro bimwe by'igikondo nyine tu nari ngiye gutangira muri supermarket ngo ngure na crate nze muhuragure. Ariko ibaze bro kugira ngo umuntu ajye kuzana umwana w'imyaka 6. Ariko itangazamakuru ryacu by'umwihariko ryo kuri murandasi rifite ibibazo bikomeye cyane, ariko sinzi impamvu none se tutamureze ko ibyo ngibyo bigize icyaha. Oya hari abo none ugira ngo yago niko bose yabaregaga, hari abo tutarega dusaba kuhuragura. Ebana nago ubuse bose bamugani wajya kubarega erega ntabwo wabarega ngo bivemo. Niyo mpamvu erega n'uyu munsi mubona muri social media harimo amabeef menshi y'abantu. Nukubera iki se? Nukubera ko abantu buri muntu uyu munsi afite platform, buri muntu aragenda natagusubiriza iwe niba adafite abantu benshi aragenda asabe platform ahandi hantu akubage cyane. Akubage kandi noneho wenda unarengana unazira ubusa. Ari no mpamvu buri munsi mbwira abantu bo muri showbiz. Ngewe hari ikiganiro nakoze ndavuga ni mwumva byaba bimeze gute umuntu witwa Kasuku yumvikana na Yago bahigikirana, Dumba nawe ahari abashyigikiye nabo bamushyigikiye, Dekati akaza akatwiyungaho, Sabe akatwiyungaho, Irene akatwiyungaho, Philipita akatwiyungaho, Raki akatwiyungaho. Abo banyamuziki bakomeye amini tukubaka ikintu kimwe. Mwibwira ko byamera gute? Buri munsi mbaza abantu gutyo ngababaza mwibwira ko byaba bisa gute ko twabonye ingaruka zo kuryana uko zimeze. Noneho nagerageje gushyira hamwe tukareba icyo bizabyara, ariko ibyo byose barabyanze. Nazanye cyitwa Rwandan Music
abanyamakuru nibo bakirwanyije ba mbere. Uyu munsi abitwa abanyamakuru ba murandasi barava i Kigali bakaza Kampala, ukumva kugira ngo muhure muganire utanga amakuru bagira ibintu bakubaza bashaka kwigira, kuko uri umuntu wenda wavuye mu gihugu kajya kuba n'ahandi hantu kandi ukahakorera ubuzima bigakunda, ahubwo umuntu araza akicaza umuntu ngo ni umukozi w'iwanjye, twanahura nkabona ntago, ukibaza itangazamakuru riragana umuntu ava mu Rwanda aje Uganda gutangaza inkuru z'ibihuha n'ibinyoma n'ibintu bipfuye. Uzi kugira ngo umuntu yishyurirwe, hari abana b'abanyamakuru bishyuriwe amatike cyangwa i Kigali baza mu mabisi. uriya muntu wari kukiganira avuga ngo ni umukozi wawe ntabwo umuzi. Nge nta mukozi wo mu rugo mfite ubu ngubu tuvugana, nta mukozi wo mu rugo ngewe mfite hano Kampala. Mfite umuryango wanjye turi kumwe hano, niwe ukora ibyo bintu. Nta mukozi wo mu rugo mfite. Ariko kugira ngo ubone umunyamakuru witwa umunyamakuru cyangwa umuntu ukorera igitangazamakuru aza akavuga ngo kwa Yago, ngo mu rugo kwa Yago ngo bimeze gutya, ngo duhuye n'umukozi wo kwa Yago. Imagine umuntu ukora script. Uziko nari nabibirivinze. Urumva ukuntu wabyizeye, hari n'abantu benshi babyizeye bro, bazi ko koko ari byo. Kandi ngewe imagine iryo tangazamakuru usugo turagana. Ubu se nanjye ninza nkavuga nabi, hari ubwo ngiye narababwiye ni eno tukuba eno turwana, simanyi oba babitegera. Ate waliwo ne interview endala je nalirizinze yesterday, jo nalirizinze interview nga ndi mubagamba nti nyina Kasale, anytime ngenda bayisamu Kasale, anytime nze bampita general, anytime ngenda yimirira wali ku musozi, oba ngenda yimirira Muyenga simanyi, oba ngenda yimirira Kitendo, oba ngenda yimirira Makindye, naye ngenda bakuba Kasale kwobwo bubina bwammwe, ngenda bakuba kwa Kasale. Ate Kasale bwe kayingira, Akasale bwe kayingira tekakola ki, tekaddayo emabega. Akasale bwe kayingira tekaddayo emabega. Bwe kaddayo emabega konona okitegeera, kubanga kabeera gakayina ko bugundi bu branches kakukuba. Imagine bwe kakukuba mu kifuba kyovola bandi mubala bagamba banange nze ndimugulirize nga album yange, naye banamwe muva Kigali ne mujja wano mu Kampala, njagala mbalabule kati yefa abakulira eno town, yefa abagikulira nafe tugirimu kati tuli mu town, tulina egaali, tulina amagaali gaffe, tujja gamba amagaali gaffe gabalumbe, tujja teeka ku egaali likulumbe Kyanagwe. Mvuga Kasale nkabasobanurira bagambe Yago aravuze ngo ikiganiro ejo yakoze probably mutitaye, yababwiye ngo ubu ngubu icyo afite, ngo afite umuheto, ngo ewana ngo agiye kuzarekura umuheto, pana bombe pana bya bini, ngo ubu ngubu ni umuheto, ngo ewana ngo azajya awucumita mu umuheto n'umwambi. Ubu ngubu hari umuheto n'umwambi, ari nazo ntwaro zizayobora album yanjye ya kabiri. Ngo azajya gutekuriraho gutya ashyire mu gituza ngo husu, ngo kandi urabizi umwambi ukwinjiye kugira ngo ukuremo ngewana vayo n'inyama. Dumba linda ko nkubuze nawe ngo umuntu mukuru, ni gute umunyamakuru sibyo avuye i Kigali sibyo yishyuriwe itike, nta nubwo yabashije kugira ubushobozi bwo kwishyurira itike imuvana i Kigali, arangije nta bushobozi afite bwo kwishyura. N'igitangazamakuru ntabwo kigize kimwishyurira itike imuvana i Kigali imuzana, yazanywe n'umuhanzi akaza yagera Kampala, umujyi mazemo hafi amezi 9 ngabagiye kuza umwaka w'uwo mujyi. Akaza uyu munsi ince zose yararimo nashoboraga kuzimakinga neza nkamugeraho, akaza agahimba inkuru ngo yakoresheje ikiganiro umukozi w'iwanjye. Buriya hari ibintu abantu baba bataramenye, nk'uriya mujene mba naramuretse, ariko iyo mbishaka nari no kumugumana nano Kampala ntanagaruka aho ngaho, kubanga abantu sometimes bamanyira atene tubyogera wano ku live ne bagamba ati tuli mu kusaga. Bro, sometimes nze njogere ebintu ate bulijjo njogere ebintu ebitufu, nze njogere ebintu ebiva ku mutima. Nze siri hypocrite, nje nago ndi ndyarya bulijjo bwe njogera ibintu mba ndimo kuvuga, mba mfite impamvu ndimo kubivuga. Umujene avuye i Kigali ntashoboye no kwishyura n'itike imugeza Kampala, aje mu gihugu ndimo,
mfite abajene banjye maze kugira, mfite timu yanjye iri hano, mfite igari ryanjye, mfite abajene nshobora gukuraho nkababwira ngo tumakingo no guy tumulumbe tumukwate ate tumutwale yo muri Victoria tubere naye tubere nga tumuyina. Ariko umujene akaza sha yarangiza yaraje uwo mujene ntago shaka kumuvuga mu izina kuko narabaretse. Araje araza sha nagiye gukongratulatinga The Ben, nagiye gukongratulatinga umwami kubera ibintu yaramaze gukorera Kampala, maze kumusuza mbona umujene aje kunsuhuza aje come on, wahimvye inkuru ngo iwanjye ngo biracika ngo napfuye ngo nakeniye ngo ibimogi bimereye nabi ngo, ariko mwamwumva mutekereza gute? Uba wumva turi buhure nka kureba, uba wumva turi buhure nka guhobera, wahize ukaza onesembereza mu biki? Oyo mwana kamulabure the last warning, this is a last warning nayenga kali chill njagala kiwulire kandi ngiye kubivugira kuri no live njagala kiwulire. Uwo mujene nagaruka Kampala njagala mbalabulire wano kweno live. By the way, in case you don't, umujene nagaruka Kampala azagaruka Kigali ababwira uko byamugendekeye. Ubwo kandi nge ndarangije. Uwo mujene nagaruka Kampala, umujene mwabonye uzagahimba ibintu nkanahura nawe nkamureka, singire n'ikintu mukoroho, singire n'ikintu mubwira, nkamwihorera akagaruka no mu Rwanda kongera ka reporting ibintu bipfuye. Uwo mujene nagaruka hano Kampala, nagaruka kuri iyo channel zababwira ibyo yabonye. Dumba narangije kuvuga. Mbese yagoreka nkubaza, ntabwo wari waravuze ngo abantu urabaretse? None se hari abandi nigize mvuga hora? Nabo bana Dumba, nabo bana barimo kubwira mbabwira ngo nimukomeza muzarenga umurongo, barimo kubabwira ngo nimukomeza muzarenga umurongo, kandi nimurenga umurongo namwe bazabafunga, bazabajyana cyangwa muhure n'ibindi bibazo runaka, kubera ko ngewe abajene narabaretse kugera naho mbasigira n'igihugu, mbasigira umujyi, ndababwira ati ngewe amatop cyatanu mban badest najya Kampala ngakora kandi ngabaho. Najya Kampala ngakora kandi ngagera gute ngabaho. Ariko abajene n'uyu munsi baracyankurikira Kampala, naye bayino kimanya nti ari ikintu bagomba kumenya. Ikintu bagomba kumenya ni ukuvuga ngo abantu bari aho ngaho Kigali cyangwa abantu bari mu Rwanda aka kantu bakamenyereka nka barabure. Ntabwo ukuntu iwacu bimeze ariko hano bimeze. Aho ngaho ibyo yagavuze, ibyo ashaka kukubwira arakubwira ati hariya barakubita bro, agatuza bakakarangaza. Nahise yago ibyo bintu umuntu ntiyabifata nk'iterabwoba. Iyo ntabwo ari iterabwoba, ni avertissement. Ubayitonze ubifata nk'iterabwoba ntari babifata nk'iterabwoba Dumba, arabyemerewe nabyo kubifata nk'iterabwoba. Ariko ndagira ngo abajene bose bamenyera bari aho ngaho Kigali rwose bajye babikora, bantuke binjire mu muryango wanjye bakora ibyo bashaka. Ariko nabo nibaza ahantu ndi bajye bagenda bari menge, kubera ko nanjye aho hantu ndahari. Ndagira ngo mbibamenyeshe nyine kandi bibamenyeshereze kuri no live. Bajye bajyaho Kigali bantuke, bagire gute ebana binjire mu muryango wanjye, bagire gute bakora ama live bantoteze, bagire gute. Ariko mu Rwanda iyo umuntu agukozeho cyangwa iyo hari ikintu kibaye ribiteza hano rero Uganda ntabwo ariko bimeze. Mwabajene mwe mukomeze mutuvuga ibintu mushaka muri Kigali, ariko rwose nimuza Uganda mwabajene mwe namwe mujye mugenda muri menge. Hano harimo abafana bacu muri Kampala, ushobora kuzanyura ahantu uzi ngo ugiye nk'ahantu mu kabari, umva umubigene ajya kuri ikintu agahita akubwira ati nakwibutsaga ibintu wakoreye CEO. CEO uko reka mbabwire Kasuku yabivuze. Buri munsi umuntu yabayeho yifuza ubumwe, umuntu yabayeho yifuza gushyira hamwe, umuntu yabayeho yifuza
gusenyera umugozi umwe na bagenzi be, ariko igihe cyarageze umuntu asanga abantu yizeye cyangwa abantu yashakaga gushyira hamwe nabo bo bafite izindi plans, bafite indi migambi yabo. Rero bajye bagira gutya, bakora ibyo bashaka byose, bahimbe bagire gute, bambeshyere bagire gute, ariko ewan ako nta gace kavuze se ntacyo naye ndimo ndavuga precisely icyo cyane uzagikora iki? oya nta erega Dumba, ngewe narababwiye ati mugande wakatuka ati narakubwiye wowe ngewe Dumba reka wowe uranzi man, uranzi kandi nakasukarani umunyamahoro bro, ndi umunyamahoro, nta munsi numwe ndataka umuntu ngiye ngo mfe kuza ngo mvuge ngo ndaje ngo natatse Dumba, ngo ndaje ngo natatse Kasuku, nta kintu na kimwe cyabaye. Oya none sugo naba nkubaza iki, naba nkushaka biki? Iteka ryose ngewe njya kuvuga nuko nagerageje kwihangana, nkongera nkihangana, nkongera nkanaguha gasopo, nkongera nkakubwira ni nyamara urimo urarengera mugani wa Kasuku, abugana urimo urarengera nyabuneka, ibintu bireke, ibyo bintu bireke. Njya kuvayo kuvuga haruko ibintu bitaze n'umurangi njya kuvayo kuvuga, buretse nkwereke hano umuntu wa danje Bob wamubonye. ugomba kuba ufitemo n'umusaza, niwe usigaye, niwe nshaka kureba. Ready umuraba big energy urumva Dumba. Rero niga yanjye ngewe ndi umunyamahoro man bro, nabayeho nifuza amahoro, nabayeho nifuza nyine kubaho ubuzima bufashanya man, bufasha abandi, kuma bagenzi banjye dufashanya tugatera imbere. Kasuku nguyu warabizi, tujya dukorana, barabizi, tujya dukora ibiganiro ariko Kasu we tuzakora ikiganiro ryari man kijye kuri channel yawe, nge ugomba kunkoresha ikiganiro kikajya kuri channel yawe bro. RPM sigaye yaramanutse, twagikora ugasanga ndagihombeyemo. Mbacunga mbacunga urumva ikiganiro cyanjye nawe wagwa kiba kiri 4 urumva mbagira ngo nyine nibura bite njye kuramo 1000 yago. urumva Dumba, ngewe nyiri no mu Rwanda najyaga mbwira abo bajene, abo bapapa bakuru bacu tanga bakuru banje, ngababwira ko man mwese tugashyira hamwe man, ubwo mwumva byaba bisa gute uyu munsi ubumwe bw'aba YouTubers bashyira hamwe, abahanzi bagashyira hamwe, aba promoters bagashyira hamwe, aba DJs bagashyira hamwe, twakora ibintu binini man. Ariko nyine turasenya gusa kugera naho umuntu ashobora gufata amafaranga akayashora mu gusenya bro. Urumva icyo kintu? Ariko man umuntu ufata amafaranga akayashora mu gusenya, uzi umuntu ufata amafaranga akishyura umunyamakuru cyangwa umupromota ngo iyi ndirimbo y'uyu muhanzi runaka ntikinwe, ibaze nk'ibyo bintu man. Ibyo nibyo bintu kandi byibereye iwacu, nibyo turimo guha barumuna bacu, kuko bakuru bacu nibyo batweretse. Yago reka uremera ko hari abantu mushobora kumvikana mu ruganda rwo mu Rwanda bake nibura niyo baba batari benshi? Barahari cyane rwose. Reka ngutera agasitore gake. Njye mfite abana 3. Rero kera nkiza muri Canada natangiye gukora fraude, nageze hano nkazajya nkora fraude ngira ngo urabyumva. Yego ibintu bitari bemerewe n'amategeko tu. Noneho ndimo nkora ayo fraude, igihe cyarageze umunsi umwe bakazajya bamfata ariko bakambika bakankavayo. Noneho nkundana n'umukobwa. Uwo mukobwa ntabwo yari azi ibintu byanjye nkora tu. Ntabwo yari azi gukora fraude nyine.
yabonaga nyine kashi zizo, urabizi ibintu by'abakobwa ntabwo bitaho cyane tu. Yeah. Umunsi umwe rero baramfata, bamfashe amara nk'iminsi nk'itatu ataza ahundi tu. Ahamagara telefoni mu rugo, barabizi ko bambitse ariko ntibashobora kumubwira. Urumva ntibashobora kumubwira ati Dumba ari hano no Yago reba ari comment ari umuntu uvuze ngo tutangiye kuvuga ibintu ngo biri serious ngo barigendeye ngo bari nuko nyine urajya kubona ubone dusigaranye abantu 100 abantu babaye ku kibazo cyanjye, ndashaka kujya ku kibazo nshaka kubaza Yago. Ubwo baragira ngo ucika butura nyine ngo ugende kake. Oya nta kibazo, kubera ndibaza ko Yago nshaka kumubaza ikibazo kiri very important, abantu baza kubireba tomorrow baraza kugira. So rero umukobwa igihe kiragera nza no kumutera inda, ariko nkirimo ndakora ibyo bintu, noneho bakazajya bambika mfite umwana. Urabyumva? So rero igihe cyarageze nkavuga ati rero kubera mfite umukobwa antegereje kandi yari muto nanjye nkiri muto, byari ngombwa ko ibiboro mbireka mbivamo. And then nkaba impamvu ngiye kure nashakaga, sinashaka kukubaza ikibazo kiri sensitive. Utabonye ko ndi serious. Yego ndakumva. Yago ubu ngubu uri muri situation nk'iyanjye, ufite umwana n'umugore. Ibi bintu by'amakimbirane uribaza ko bidashobora kubagaruka mu gihe bikagaruka umugore wawe n'abana bawe, mu gihe no kukubura batakubona hari ikintu cyakubayeho, niyo byakwafectinga wowe nk'umuntu katuvuge you out of your mind. Don't you think byaba ingaruka ku bantu ukunda cyane, ku buryo njyewe mba nk'advise nkakubwira ati korana n'abantu mwumvikana, kubera natangiye nkubwira ati urabizi neza ushobora kwemera ko hari abantu muri industry bashobora mwumvikana, ukavuga ati rero niba numvikana n'akasuku na Dumba, reka tuzoje dukorana nabo, abandi bavuge niba bashaka dukorane nabo just ku neza y'umuryango wanjye. Ikibazo kikaba kivuga gute? Ikibazo kikaba kivuga kubera icyo abantu utabihorera, cyangwa urumva nta ngaruka ushobora mu gihe urimo urarwana n'abantu, uri yaravuze gutyo uragarutse, urumva bitazafecta umuryango wawe. None se ninde mperuka kuvugaho? Nta muntu uheruka kuvugaho, ariko ukuvuzeho uba wumva wamukubita. Nk'ubuvuye kutubwira ngo nibaza Kampala nibaza Kampala, mu gihe uri muravuga ati nibaza Kampala, nababwiye ngo nibaza Kampala bajye bibuka ko hari ibintu bibi bakoze ku buzima bw'umuntu, bagende bari menge ku buryo bashobora guhura n'umufana wanjye uri hano Kampala, kandi kubera ko Kampala itameze nk'u Rwanda, nicyo navugaga, kubera ko Kampala itameze nka Kigali, umufana wanjye akaba kuko cyangwa umuntu ukunda ibikorwa byanjye wabonye umuntu ambeshyera we akaba nzi, akaba yamurya nk'inkonji bikitirirwa njyewe. Nicyo navugaga Dumba. Reka nkubwire Dumba, nubwo navuze kuriya, reka ngusubize nyine muri ubu buryo. Nubwo navuze kuriya rero Dumba, bro, nta muntu numwe njyewe nifuriza ikintu kibi kuri inose. Unyumve neza. Ubu ngubu tugiye mu byo kuvuga wenda ngo mu matiko, abantu bashobora kuvuga ngo bifite ikibazo na DJ Brian na Jihad na runaka n'abandi, sibyo, kubera ko wenda mu minsi ishize twakozanyijeho kuri social media. Ariko bro, muri abo bantu bose nta muntu numwe nanga, nta n'umuntu nifuriza ikintu kibi. Nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Ndumva iki kintu kandi nyivuze nanjye kivuye ku mutima, ndi serious nkuko wari umwe ngo uri serious. Nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru n'umuntu ikarema inyamaswa, ikarema ibintu biri ku isi byose. Nta muntu numwe njya nifuriza ikintu kibi, nta n'umuntu njya ngambanira, nta n'umuntu njya nifuriza kumubona muri situation imbi. Kuko njyewe n'ikimenyimenyo yango byumve bro, njyewe nk'iyo mfitanye n'ikibazo n'umuntu by the way akagira ikibazo akagira ikibazo bro, njyewe birambabaza. Bitavuga ni subu uyu muntu mvu ikintu mitanye gituma mbabara, mitane uyu muntu ukagize ikibazo kindi kitari nanjye, kidafite wenda naho gihuriye nanjye, njyewe tukaba dufitanye ikibazo,
ubu sagize wenda ikibazo gikomeye agapfa dufitanye ikibazo ngiye nasigara nishimye sinzi niba wumviye ibyo so bigatuma ngewe mvuga nubwo ushobora kuza kuri social media this is the truth man, this is the truth from my heart. Ushobora kuza kuri social media nkakatira umuntu nkagira gute man tugashwana nyine nkanarakara nkagaragaza reaction. Iyo ni reaction nk'uko umuntu wese aremye mu marangamutima ameza n'amabi. Ushobora kwishima ugasara, ushobora kwishima ukarira, ushobora no kurakara, warakara ukavuga nabi, sibyo? Abantu banabyumve kandi umuntu wese ubeshya imbamutima z'umuntu ziva ku mutima, instincts. Abantu iyo umuntu abeshya abantu baramwumva. Nkeka ko instincts abantu bafite kano kanya barabyumva. Niba ndi umuntu urimo kubeshya barabyumva, kandi niba ndi n'umuntu urimo kuvugisha kuri barabyumva. Bro, nta muntu n'umwe njya nifuriza ikintu kibi ngo mvuge ngo ndifuza ko uyu muntu wenda amera gutya cyangwa ibi bintu bimubaho. No. Ni nayo mpamvu nubwo mbanza ngakatira abantu kuri social media. By the way, urakoze kumbaza icyo kibazo. Hari igihe ngiye mbashaka kumera nk'umuntu n'abakanzemo kugira ngo ibyo bintu babireke, ariko ubundi nta n'ikintu nanakora bro. Ariko ubwo reka ngubaze Dumba, ubu uretse n'igikabyo nyine no kuba umuntu yaza agakanga umuntu hano, ubu ngiye nibera ahantu hitwa Buziga bro. Ubu ngubu ibyo ndi bavuze ngo umwana n'umugore, ubu nabona umwanya wo kuvuga ati ngiye kujya gushaka umuntu, ngiye guhiga umuntu. Ubu umwanya nawe ubona kuko uretse kuba ikigambo umuntu atari ikigambo wanone batyaye. nanjye nari numiwe nabonaga ewana numvuza kubashaka kabisa. Urumva ese Dumba Karame, aba bantu bita plus 250 Canada bakora iki? ni akabari k'abanyarwanda gashasha keza cyane habayo ibyo kurya, imicopo, inzoga, mbese ni life y'i Kigali ariko muri Canada tu. So n'indaya ziraboneka se? N'indaya zirahaboneka? N'indaya dushobora kuzikura kenshi iyo ngiyeyo ziraboneka. No kuvuga ngo uracyaforoda? Oya, barankunda, I attract them. Bimwe ujya muvuge mu mwami w'abagore. Iyo nicaye mpita sinapinga nkaga ati ndi kuri plus 2550 hano Montreal, bahita babibona bagahita bameneka. Umukire zarambura akaboko cyangwa ni scam? Umukire arambura akaboko, ndaza kumugushiraho aza kuvugisha. Oya ibyo ni bisawa, ibyo mbikunda. Urumva Dumba Yego. Rero kubera ko ndimo gusakuriza umubebe, umubebe nagira ngo nsubize neza ngewe mbasezere, hanyuma nyine ngire n'ibintu mbabwirira hano. Ari umuntu nabonye wanditse hano, ngiye ndagira ngo mbabwire Dumba, iyi ni live, ngira ngo ni nka live ya 4 dukoranye kuva ngira ngo twamenyana, right? Yes. Ni nka live ya 4. Iyi live iriho abantu 600 nibo mbona bari active, ariko birashoboka ko hariho nk'ibihumbi nka bingahe, kuko iyo umuntu arangije live bakwereka abantu barufi ko abantu abantu bakireba. So reka mbivugira ngewe ibintu byose mwabona narakaye, mwabona ntarakaye, mwabona yize, nta muntu numwe wo muri showbiz yo mu Rwanda ngewe nanga, kandi nifuje n'uyu munsi ndacyabyifuza Dumba, kugira ngo wumve ko ntashaza nyine narakize man. Kiragihe mbere bwo byari bikaze, kuko nari narababaye kandi nago nzi pretendinga, nago nzi kubeshya, kuko nakasuku nawe ndetse namwe mwese murabizi. Ariko uzi kugira ngo ube warabaye mu bantu, wowe uri umwana w'igisekera mwanzi, nta rwango, nta hate, ufasha, wifashiriza abantu utagamije ngo bakwishyure, nyine wifashiriza tu. Hanyuma noneho wowe wagera igihe cyo gukora ibyawe ukunda, ukabona abantu bahise bakwangishije n'abandi. Nibyo bintu byambayeho. So mu minsi yashize rero ngiye nari nyifite igikomere kibisi kabisa, kibisi ku buryo Imana umuntu wese wabaga yamenyera, nabaga numva atazi ibintu arimo kubera ibintu nabaga naraciyemo ngewe nzi. Kasuko we yabivuze uburyo social media yaduhinduye, aho umuntu aza kubaza ngo uvuka kuri nyoko, ngo uvuka kuri mama wawe ubwo ngubwo.
urabyumva urumva umuntu kubaza icyo kintu iyo ni torture, that's a harassment. Ariko nyine iwacu ngo tubana nabyo, tugomba kubana nabyo ngo ntitunabivuge. So rero reka mbivugira aha, bantu banjye ba big energy, bafana babo bahanzi, bafana b'inshuti zanjye, bafana b'abantu dukora ibintu bimwe. Nukuri ngewe nta muntu numwe wo muri showbiz numva ashaka kuzongera kugirana nawe ikibazo. Nta n'umuntu wo muri showbiz numva ashaka kuzongera gushogoranya nawe. Nukuri kabisa, nukuri. Duma yabimbajije, ariko Dumba buriya umuntu abanyarwanda bavuga ngo umuhana vayo ntago umuhana ajyayo, iyo ajyayo yarakunanira. Uwo mugani bawucaga, uwo mugani bawucaga iyo umuntu bamuhanaga mbere yuko akora ibintu bibi akabyanga, yajya gukora ibintu bibi akagwayo cyangwa se agahura n'ingaruka zikomeye. So rero ngewe nagize amahirwe numvira uwo mugani, ariko noneho ntaranagerayo cyane. Naye naragiye ariko ntaragerayo cyane ngo nyine nangirike cyane umuntu mubi man ku buryo noneho nzajya nkora ibintu by'ubumesha namwe mukumirwa mukavuga bati ebana uyu muntu yarahindutse pe. Uyu munsi nkaba nyivuga ni Imana yaranyijije, Imana yaranyomoye, Imana n'uyu munsi iracyarimo kundinda. Imana irimo irampa ubuzima bwiza, Imana yampaye umwana, yampaye urubyaro, yampaye umugore mwiza. Imana nyine nta kizi itankoreye. So ibyo byose no mu buryo kugira ngo nanjye nyiture ibyo yankoreye. Nafashe umwanzuro wo kutazongera kugirana ibibazo n'abantu bo muri showbiz. Nafashe umwanzuro wo kuba busy hano Uganda, n'ubu ngubu wenda no kubamamagara no bikagacamo gutyo, ariko nta muntu nifuriza ikibo muri showbiz. Nta n'umuntu ushaka kuzongera kugirana nawe ikibazo. Ibyabaye byarabaye, abangambane barangambaniye, ibyo bankoreye barabizi. Na Jihad w'umutinganyi oya kasukure kare turi serious, urumva? Rero Dumba ngewe my guy, this is najaga mbwira abantu ngo this is the last warning to tell you that to stop talking about me. Ariko no, this is the last warning to me. It's not the last warning to you. This is the last warning to me. I won't ntabwo nshaka kuzongera ngewe kwisanga ndi mu bibazo n'abantu bo muri social media showbiz. Bajye baza abantu ke, bajye baza bavuga ibyo bashaka byose, bajye baza banserereze. Ngewe nzajya nza nkora ama live mvuge ngo ibintu mwabonye hana ntabwo ari byo, cyangwa se nze mvuge ni cyangwa re statement mbabwire ngo ibi bintu bifite version imeze gutya, ariko itangazamakuru ryo mu Rwanda cyangwa itangazamakuru runaka ryabihaye ino version, ubundi nigendere. Naho kumbwira ngo kongera kugira. Rero niyo mpamvu mbone ko kubwira abantu bose bari kuri no live aba big energy turn up, tugiye gusohora album yanjye ya kabiri nitiriye first born wanjye. Very soon muratangira kubona amatizi ya album, hanyuma hatagize igihinduka mushobora kuzayibona muri June. Ubwo bitangarije hano, ntago ndababwira itariki, ariko hatagize igihinduka ni vuba muri June. Urumva turi muri May, turimo turinjira muri June, turabura icyumweru kimwe ngo twinjire muri June. So album muzayibona n'ubundi muri June. Yego reka nkubaze ikindi kibazo. Yeah man. Hari umuntu wari cyane ngo video ya Kasuku ngo ari kwikinisha ngo yageze hanze. Nibyo ra Kasu urabizi? None ariko yago kweli ikindi kibazo reka nkomeze. None se umuntu hano arabashije, umuntu yakonfirmaga ngo video ya Kasuku yamaze kugera hanze. Oya ibyo ni ibintu yigishije abantu. Yago iyo ni imvugo ya Kasuku yigishije abantu. Yago twebwe tugira uko tugenda turanacumita, buryo uretse kuba turi babi turanacumita ntago twikinisha. umva Yago tukuji ariko mufite amakuru koko nta nubwo ngenda mena bro bazakubwire daturitsa ndi mubi. Yago any big man wagwanize Imana Florence wagwan big energy ndakumva Dumba. Yago biragaragara cyane ko harimo icyobo
cyawe muri showbiz yo mu Rwanda kuba Yego. udahari igihe gishobora kuza ukaza mu Rwanda ugakomeza kuba Yago twese dukunda twakunze kandi azaza afite umuryango tumushyigikiye. Igisubizo cy'icyo kibazo kiri kuri post iri pinned kuri Twitter yanjye. Igisubizo cy'icyo kibazo ndahita nanakikubwira nyine ukuntu kivuga ku bantu batari bubashe kugeraho cyangwa ku bantu badakoresha Twitter. Twitter yanjye ni mwagenda mukankurikirana ni Yago Pondats cyangwa se Yago for you. Wanditse Yago for you n'ubundi barayiguha kuko nahinduriye amazina mbere yari Yago for you, ubu ngubu nashyizeho Yago Pondats. So igisubizo kiri hariya. Nanavuze ngo igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyanjye, igihugu nkunda, ni igihugu ntazagambanira, ni igihugu ntazavuga nabi, ni igihugu nzahesha ishema ahantu hose nzajya. Ndaje ndavugana ariko kugira ngo ngaruke, kugira ngo nkigarukemo, nuko hari ibintu bizaba byarakemutse mu bijyanye n'akazi nkora ka social media, kamuko kuri murandasi, ibintu bijyanye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda by'umwihariko irikorera kuri YouTube. Niyagira impinduka zibaho, uko I'm being honest with you, iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kumbaza. I'm being honest with you kubera ko Dumba mfite amahoro, Uganda mfite amahoro meze neza nyine. So uvuga ngo mu Rwanda nta mahoro nari mfite, ariko kandi sinari nyafite 100% kuko abantu bazaga iwanjye bakavuga ngo bazanyica. Abantu bari basigaye baza iwanjye bagaca ku rupango bavuga ngo bazanyica nkaba saa 8 saa 9 z'ijoro bro. Rero abantu nuko nabibabwiye wenda nkumva ntabwo babyumva bakanabyita amatiku, ariko njye naravuze ngo nzagaruka mu Rwanda hari ibyahindutse. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko nibidahinduka hari na chance cyangwa se hari n'impamvu zatuma ntagaruka. Nukuri kw'Imana kandi nagaruko u Rwanda ndarukunda, u Rwanda nzaruvuga, u Rwanda ni igihugu cyanjye rwose. Nta nahantu na hamwe muzigera munyumva ngendemo gusebya u Rwanda. Oya. Ariko bitewe n'abantu nabayemo bo muri showbiz, nkareba ukuntu bameze, nkareba ibintu bakora, Kasuku yabivuze tugitangira, nkareba umutima wabo, nkareba imitima yabo, nkagenda ndeba ibintu bakora, nkagenda ndeba ibintu bakorera bagenzi babo, nkagenda numva indimi zabo ibyo zivuga, nkagenda njya mu nama zo kuzimya abahanzi bamwe na bamwe, nkajya mu zindi nama zo kusiba ibihangano by'abahanzi, nkajya mu nama nagiye mbona ibintu bibi cyane muri showbiz yo mu Rwanda. So naravuze rero ngo hagomba kuzagira impinduka zibaho, kandi izo mpinduka zibaho Dumba, reka nzikubwira izo mpinduka zizabaho mu Rwanda. Hagomba kuzabaho ubuyobozi komite y'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Bigomba kubaho kugira ngo habeho control y'ibi bintu bibi byose byirirwa biteranya abandi, cyangwa se y'ibi bintu bica ku mbuga nkoranyambaga bibi byangisha abantu abandi. Habeho ibiganiro, habe programme zubaka igihugu bro, habe programme zifasha bene igihugu, habe programme zifasha abaturage. Hari urubyiruko rwinshi ruri Kigali ruri talented bro, ariko rutakibona kaboko, rutakibona umwanya, rutakibona platform. Mu gihe uyu munsi harimo kuba promoted ibintu bibi, ibintu byanduye gusa, ibintu kandi muri Kigali harimo abajene bakiri bato, harimo inkumi zizi kuririmba, harimo abana b'abakobwa ba DJs, harimo abana b'abakobwa bazi kubyina, harimo abahungu bazi kubyina, harimo abahungu bazi kuririmba, ariko they are not being promoted. They are not being promoted because of what? Because of the system. But whenever we talk about this, they will say that we have amatiku, tugira amatiku. And moreover, nujya kureba ukareba nyine urabibona, ni ibintu bigaragarira amaso, ni ibintu ubona n'amaso yawe. So igisubizo cy'icyo kibazo rero kiri kuri Twitter yanjye, abantu bamfollowinga, abantu bankurikirana, nanabashimire cyane, bashimire cyane. Ndabashimira cyane kuko Twitter yanjye sinzi ahantu abafollowers bava, by the way sinzi ahantu bava kabisa. Twitter yanjye sinkunda kuyipostingaho cyane ngo mvuga ngo ni ahantu ntwika, oya. Ariko abafollowers baraza bakiyandikisha, maze kugira 189, hafi 190 kuri Twitter. Urumva? So ndabashimira cyane. Iyo post narayipininze iri kuri Twitter yanjye. Nuvuga ngo hatarabaye impinduka, tutarabanje, hatariho komite igenga abantu bakoresha murandasi mu Rwanda.
habeho kubahana hagati y'abanyamakuru n'abahanzi. Abahanzi bubaha abanyamakuru, abanyamakuru bubaha abahanzi. Abapromota bubaha abahanzi, abahanzi bubaha abapromota. Aba DJs bubaha abahanzi, abahanzi bubaha aba DJs. Aba influencers bubaha abahanzi, abahanzi bubaha aba influencers. Abantu bakorane, aba promoters, aba managers bubahane. Ariko uyu munsi ushobora kuba uri manager w'umuhanzi, ushobora kuba uri umu DJ ukomeye, wajya hano bakakubuza kwinjira kandi ari ibintu bijyanye n'umuziki bro. Uyu munsi umuhanzi mu Rwanda ashobora gukora igitaramo ukabona kuri social media aba influencer barenga 8 bavuga ngo uyu nguyu isara bishobora ngo arahiye uyaraza gushya bamutega iminsi. Ukibaza influencers umuntu mwakagombye kuba murimo kumuhypinga mumufasha ko ari uwanyu, ko avuga ikinyarwanda, ko ari umunyarwanda, ko mubana mu mujyi umwe wa Kigali, ko akora ibintu bimwe musanzwe muzi mumubona, kuki mutamushyigikira ngo mumuzamure nawe ejo nutegura tuzakuba inyuma. Babyuma. So, kumbaza ngo nzagaruka n'abafana benshi bagiye babimbaza yago uzagaruka i Kigali ryari, wazagarutse ese wagarutse ko n'inzego erega abantu bamenyene ko nta n'ikibazo mfitanye n'inzego zo mu Rwanda. Narabivuze kenshi, ariko kubera ukuntu abantu bamwe na bamwe nyine ubona batumva ibintu urabihorera wowe ugakomeza ukikorera ibyawe. Nta kibazo na kimwe mfitanye n'inzego zo mu Rwanda, ndacyabisubiramo. Kugaruka ni n'ubushake bwanjye. Rwose nanashimire leta y'u Rwanda, ndayishimira buri munsi. Nshimire umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, spokesperson of Rwanda National Police, mushimire cyane mushimire hano abyumve ko mushimiye kubera urukundo, kubera ubumuntu yangaragarije, kubera mushimire cyane. Shimire inzego z'u Rwanda, shimire polisi, shimire RIB n'inzego zose zikorera ku butaka bw'u Rwanda. Ngiye mbashimire cyane kubera ko kugaruka mu Rwanda n'ubushake bwanjye. Kugaruka mu Rwanda nta kibazo mfite, anytime ngiye mbishaka nagaruka. N'abo bana bavuze ngo nimbona akazi gafatika kama amafaranga afatika mu Rwanda nzaza nkakore. Ariko kandi kugaruka muri abo bantu bo muri showbiz batarashyira hamwe, bakiri mu dukundi, bakiri mu dutsiko, oya nzigumira no Kampala. Nzi neza ko aba big energy bazakomeza kumba hafi mpaka kugeza igihe tuzabigereza ku rwego tuzaba tuvuga ngo twishimiye urwego tumaze kubigezaho. Yago, njyewe nawe turabajyamo, ariko njyewe nkubwije ukuri ndabizi ko utanyizeye, nta kibazo. Nanjye ntabwo nizerwa kubera ndi umublogger, sibyo? Ariko ndabizi ko hari igihe tujya twumvikana, we are on and off. Yeah man. Niko navuga. So hari umunsi umwe twicaye hasi, ngira ngo twari twigeze gushwanamo gakeya, and then njyewe nawe twumvikana kurakara cyane ukariyakitinga vuba. Umbwira mu magambo yawe, urambwira ati Dumba, ibi bintu ndimo ndahinduka kandi ndimo ndabirwanya ngiyiziho. Urwo rugendo rugeze ngaho reba nk'uyu muntu yitwa Ngole Neza. Uzibeshye ugaruke bagute mageragere imyaka 1000. Uriya abanyarwanda bene wacu, uyu se navuga ikinyarwanda, uyu se si umunyarwanda. Ubu sigiye twamaza no twigisha yiziki. Hari abanyarwanda Yago ntabwo waba bose ntitwabakora ku mitima Yago. I know, no ariko wibuke ko guceceka kw'abanyabwenge kwatumye habaho gukura kw'ibintu bibi, kuba umuntu ashaka kuza akavuga ibintu bitari byo, ufite amakuru gaceceka. Ibyo byagiye bituma habaho abantu bize. Urugero, wowe ubwawe wanyibwiye ko wari wizeye kuri ari umukozi w'iwanjye, siko wambwiye? Inde umukozi umusore bakoresheje navuga ko wari wabyemeye. Ngaho kurura abafana cyangwa abakunzi banjye bibereye i Kigali batari ababloga banini nkawe, none babyemeye, bari iyo mu cyaro bankunda babyemeye. Bangana gute? Bemeye ko iwanjye byacitse, bemeye ko nakennye. Derejo numvise bavuga ngo nta modoka nyigira, ngo niba ari iki numvise bavuga ngo nta modoka nyigira. Siko bavuze ejo ngo imodoka ngo harya ngo nkora iki. Numvise sinzi ibintu bavuze babo ngo nkora ibiki Kampala, sinzi ibintu numvise bavuga. Iyo ni ingata. Ibintu numvise bavuga kavuga ngo ntago izi ibintu numvise bavuga
aya mata iki kivuguto ubu ngubu ariko sha ibintu muba murimo aha bombo yuti na depan aha kambarek ntabwo ushubije ikibazo cyane. umva Dumba icyo kintu rero nagikozeho bambe nagikozeho n'uyu munsi ndacyarimo kugikoraho ariko kandi noneho aho ngeze ni heza cyane bazajye bakora ibyo bashaka bazajye baza abantu ke bamaze iminsi bavuga ngo ngo sigaye nsa nk'akavurivundi ariko ubu sigaye ndasa nk'akavurivundira urumva Dumba umusa ngiye ndimo ndakora ku mujinya wanjye hamwe n'Imana ndimo ndakora ku burakari bwanjye hamwe n'Imana bizakunda ndimo ndakora ku marangamutima yanjye ndimo ndakora ku kuzibukira nyine ukareka umuntu akavuga ibyo ashaka kukuvugaho byose kubera ko Imana ariyo yaguhaye ubuzima irakomeza ikakurinda tu. Njyewe I rest my case yago. Bigenaje man, bigenaje. Ibibazo nari mfitiye amatsiko ndabikubajije kandi thank you so much for kugira ngo abantu babwire